Burya kwishima ntibihenda. Kugira ngo ubyumve reka nkubwire inkuru. Habayeho umugabo w'umukire cyane ariko utarigeraga yishima. Nuko umunsi umwe abagabo b'abahanga mu by'inyenyeri baramusura maze baramubwira bati gira vuba itegure ukora ibyo wumva utarigeze ukora byose vuba vuba. Dore usigaje iminsi mike ugapfa. Nuko umugabo ariyumvira n'agahinda kenshi maze arabasubiza ati mwa bagabo mwe rero dore maze ubuzima bwanjye bwose nirirwa niruke ku byishimo ariko narabibuze. Reba nk'ubu mfite ubushobozi bwo kubigura. Amafaranga yose umuntu yanca nayatanga ariko nkabona ibyishimo mbere yo gupfa. Babagabo b'abahanga mu by'inyenyeri nabo baramusubiza bati tukubwije ukuri natwe ntituzi aho wagura ibyishimo. Twe twari tuzanywe no kukubwira ko urupfu rukwegereye. Ubwo rero ukora uko ushoboye kose niba icyo wifuza koko ari ibyishimo ushakishe vuba na bwangu kubera ko ejo bundi uzaba upfuye. Ubwo uwo mugabo n'agahinda kenshi yarongera arababwira ati none se ntiye nashakira ibyishimo koko? Nabo baramusubiza bati ntituzi rwose aho uzabikura. Genda ushakisha ahantu hose wowe shakisha nuhabona ahubwo natwe uzatubwira. Ubwo wa mugabo w'umukire yarabyumvise yumva birakaze da. Nuko babahanga mu by'inyenyeri bagishingura ikirenge aho nawe yahise afata ibintu by'agaciro yari atunze byose, zahabu, diyama n'indi mikufi y'agaciro myinshi cyane, yurira indogobe vuba vuba atangira kuzenguruka buri mudugudu ahageze hose agaterura mu ijwi riranguruye ati nihagira umuntu ibyishimo niyo byaba bikeya ndamuha ibi bintu byose. Nuko akarondora bya bintu by'agaciro byose yari afite. Yaragiye aragenda ku buryo mu munsi umwe yari amaze kuzenguruka igihugu hafi ya cyose, ageze aho yumva rwose ananiwe kandi atarabona ibyishimo. Nuko kera kabaye aza kugera mu mudugudu umwe maze abaturage bo muri uwo mudugudu bamwumvishe baramuseka cyane. Batubwo urumva ikibazo baza gifite ishingiro koko? Nawe arabasubiza ati ngiye gupfa ntishimye none namwe ngo ikibazo mbaza ntigifite ishingiro? Niba muzi aho nakura ibyishimo rwose mu ndangire kandi umuntu ndangira ndamugororera bishimishije. Nuko abo baturage baramusubiza bati hano dufite umuhanga uzi gusubiza ibibazo nk'ibyo bidafite ishingiro, none tujye kumukwereka. Mu gihe tumaranye nawe natwe twamwigiyeho ibintu byinshi bitangaje, kandi kimwe muri ibyo nuko ibyishimo udashobora kubigura amafaranga, ariko nawe ngwino tujye kumukwereka mwivuganire. Wa mugabo w'umukirenga byumve yatangiye kugira icyizere, aravuga ati ibyishimo ndibuze kubibona rwose. Nuko akurikira abo baturage bamujyana kureba umunyabwenge wo muri uwo mudugudu wabo. Basanze yicaye munsi y'igiti. Icyo gihe byari bimaze kuba ku kagoroba, izuba ririmo rirenga mbese butangiye kwira. Abaturage bahageze bati nguyu umunyabwenge ngaho mubwira ikibazo ufite. Umukire niko gutangira atubutse koko mpereye. Dore wa mugabo natangiye gushaka amafaranga n'ubutunzi nkiri muto, ndayashaka ndayabona ariko buri gihe nyoberwa impamvu mbura ibyishimo. Naragerageje ariko rwose nabuze ibyishimo. Niyo gize ngo ndabibonye bimara akanya gato nkahita nongera nkababara. None rero numpa ibyishimo niyo byaba bike cyane ndaguha ubutunzi bwose dore ko nenda no kwipfira. Ubwo yamaze kuvuga atyo afata cya gikapu kirimo ibintu byose, zahabu, diyama n'imikufi, agitereka imbere y'uwo muhanga. Umuhanga yatinze gusubiza asa n'uwiyumvira, nuko asekamo anazunguza umutwe. Abaza wa mugabo ati koko se urashaka ibyishimo nyakuri? Warabibuze se koko? Wa mukire arongera ati rwose narabibuze, niyo byaba iby'akanya gato byaba bimpagije. Atararangiza kuvuga wa muhanga yari yamaze kwiruka yirukankana cya gikapu kirimo ubutunzi bwose, kandi kuko byari bimaze kuba mu kabwibwi byari bigoye kubona neza aho yirukiye. Umukire atangira kurira cyane atonganya abamuzanye kumwereka uwo muhanga ati ubu koko uyu muntu mwanzanye ko atwaye n'amafaranga nashakaga kugura ibyishimo, ubu koko nzapfa nabonye ibyishimo? Ararira cyane ararira. Nabo
bati ariko twakubwiye ko ibibazo bidafite ishingiro. Abisubiza mu buryo bwe kandi butangaje, basekera rimwe bose. Ubwo umukire yatangiye kwiruka da, ariruka arashakisha aho wa munyabwenge yaciye, araheba. Yageze n'aho abyutse umudugudu wose, arababwira ati umfasha gushaka uno munyabwenge akamubona. Arahembwa bitangaje. Nuko bwenda gucya, bashatse ariko bahebye, bageraho bagaruka hahandi basanze wa munyabwenge nimugoroba yicaye munsi y'igiti. Indogobe ya wa mukire yari igihagaze iruhande rw'igiti. Arebye neza abona na cya gikapu kirahari. Ubwo umukire ahageze yaritegereje, arongera aterura cya gikapu, aragiterura agishyira mu gituza, maze ariruhutsa. Atawi! Wa munyabwenge niko guseka, maze avaho yari yihishe, aramubaza ati urumva wishimye ubu? Umukire nawe ati ndishimye cyane rwose, mbonye amafaranga yanjye. Umunyabwenge ati ngaho fata ubutunzi bwawe uri n'indogobe yawe wigendere. Abari aho bose bakikije uwo mukire baratangaye, babonye ukuntu yaje afite umushiha, afite umwaga, ariko akaba atashye aseka. Nuko wa munyabwenge aterura ijambo, arababwira ati mwa bantu mwe rero, ntitujye tumenya agaciro k'ibyo dutunze kugeza tubibuze. Ubuzima bwacu bwose tumara dutakaza ibyo twifuza kugeraho. Ni kenshi uvuga uti ningira amafaranga ngana atya nzishima, ningira amafaranga ngana atya nzatangira business. Ariko mujye muzirikana ko ukuba muriho, kubuhumeka by'ubwabyo byagakwiriye kugushimisha kandi bikakubera igishoro kinini. Ibyishimo n'ibihenze. Iyo wishimiye ibyo ufite ushobora kugera kuri byinshi. Kuva uyu munsi rero mushaka ikintu buri wese muri mwe ashobora kwishimira, kandi kirahari. Nukishimira uzarushaho kugira byinshi. Ubwo abaturage bose batashye bizi isomo, baragenda batangira kwishimira ubuzima bwabo. Ngaho reka nkubaze, ni irihe somo wigiye muri iyi nkuru? Ni ibihe bintu ushobora kwishimira mu buzima bwawe? Birahari byinshi. Kuba aka kanya uri kumva, kuba aka kanya ushobora kureba, kuba aka kanya ufite ubuzima, ukaba ushobora kureba ino video, ni ikintu gishimishije. Icyo ni ubutunzi bwinshi bwagakwiye kuguha ibyishimo. Ntukabe nka wa mukire rero ngo wirirwe ushaka ibyishimo kandi iruhande rwawe ufite ibintu byagutera ibyishimo. Ntugahorane agahinda. Kuva uyu munsi jya ubyuka ushaka ikintu wishimira. Ibuka, iyo wishimiye ibyo ufite ubona ibirenze kurushaho. Kandi burya ubuzima burimo ibyishimo ni bwiza rwose. Nta cyarutira umuntu kwishimira ubuzima. Kuva uyu munsi ujye wishimira ibyo ufite.